wantekerejeho ndamushimye bitagira uko bisa. Wantekerejeho ntabwo muzi, ndamushimye rwose ubutambitse n'umuhagaritse. yego. Kandi n'Imana yavuze ko antekerezaho nayo ndayishimiye. Yego. Imana nihabwe icyubahiro, nawe rwose ahari hose atuze yicara atuje rwose ubu nanjye ndishimye, nta ibyishimo byansaza. Ni ukuvuga ngo niba nta n'akazi afite Imana imuha akazi. Imana imuha akazi. Imana imuremere nawe igitangaza nk'ikikuremere. Yego yego. Abakunzi ba Julienne turabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe. Kandi mbifurije weekend nziza n'ukwezi kwiza kwa 9 ko gushikira ibyacu twinjiyemo. Nizere ko mumeze neza, Imana ikibarinze. Na Julienne umwana wanyu, murumuna wanyu, mukuru wanyu, mushiki wanyu, Imana iramurinze. Kandi mboneho gushimira buri muntu wese yadukaye subscribe, comment, share. Imana y'amahoro nawe imwuzurize cyangwa se Imana y'amahoro imwagure. Birashoboka ko twari duherukana naje gusura uyu mubyeyi wanjye muri kubona twicaranye hano. Julienne nagarutse kubera ko mukunda. Yankunda kuvuga ngo nta jambo na rimwe Imana yavuze ngo rihere, ahubwo icyo yavuze no kugikora izagikora. Rero nshimye Imana ko nongeye kugaruka muri uru rugo kureba uyu mubyeyi tunejejwe n'Imana mu mutima. Hari ibintu byinshi bitunejeje, bishatse kuvuga ngo nawe mu buzima urimo cyangwa situation yose waba uhagazemo, menya ngo nta buzima Imana itahindura, menya ngo iyaturengeye nawe yakurengera. Atwaje hano hantu ari twasuye umuntu ariko tugaragaza ko hari ubufasha dukeneye. Dushimiye Imana rero ko yatwumvise kuri uwo munsi ikagira nuko ibigenza. Hari uko wabibizi? Ndashima Imana ko nari ndwaye ariko nta n'icyo kurya mfite. None ndashima Imana ko abagira neza muri isaha bangobotse, mbonye umuceri, mbonye ubuhunga, mbonye ibishyimbo, mbonye inkweto zanje n'iz'abana barabambitse. Ubwo nta mbese ubwo ibyishimo bindi mu mutima nta kuntu nabivuga. Imana yo yonyine bampera umugisha. Cyangwa wari urwaye inzara? Nayirimo. Inzara yari irimo, simubwiye ko inzoka zari ziri kumparura zabuze icyo kurya mu nda. Imana ishimwe rero, nta muntu wizeye Imana ngo izamukoze isoni. Heruka ko hari ikiganiro twigeze dukora turi kubasaba ubufasha ngo mudushigikire, kandi nzi neza ko mukunda Julienne. Ndabashimiye ko aho muri hose Julienne ntago mwamutereranye, mwamweretse ko mukunda, nanjye ndabakunda. Rero tubonaho gushimira umuntu wabigizemo uruhare. Imana imuha umugisha. Ahari hose Imana imwagurira imbago, aho yicaye hose mu byo atekereza gukora Imana imuha umugisha w'iburyo n'ibumoso. Mirimo y'amaboko yagerageje kurambura amaboko ye, Imana nawe imukubire 770. Buri muntu wese wagize icyo akora ndamushimiye. Hanyuma uri kubibona gute wowe? Niki wamubwira cyangwa se wabwira abadukurikiye? Ubu ndishimye rwose mu mutima, abagira neza bakomeje kungoboka rwose. Ubu nta kuntu nabivuga, Imana yo mwijuru bariyo ibashima. Babwire ko ugiye kubabonye na baze kandi utari uyizi. None yo naringize nizi, ahubwo nari nayibagiwe. Hagibwo yitwa ngiki? Baze. Nari nayibagiwe, ahubwo nayo nayibonye. Neza ubu ntabwo uzajya uteka umuceri ukaranze? N'amavuta nayabonye. Nayo kwisiga, yo kurya, yo kwisiga. Ubu mu mutima mfite ibineza neza, ndishimye. Kugira neza kw'Imana. Ni ukuvuga ngo muri cya gihe wari ufite ka gahinda, ntabwo wabonaga inshuti nk'izi? Ntazo nabonaga, ariko ubu inshuti ndazibonye rwose. Mbonye ko gusenga bifite akamaro. Yego. Mbonye ko gusenga bifite akamaro rwose. Imana nishimwe, yongera ishimwe. Ihabwa icyubahiro kuko yagutekerejeho. Hanyuma ni iki wabwira abandi bantu badukurikiye bari mu buzima nk'ubwo urimo? Ni ijambo wabasangiza cyangwa se byabakomeza? Nanjye nabifuriza ko nabo baba nkanje, Imana ikabibuka, bagasenga Imana ikabibuka nabo. Kuko nje narasenze, ineza y'Imana ndayibonye. Ineza urayibonye kuri aya mama? Ntabwo nareka gusenga. Nubwo byagenda bite ntonareka gusenga, kiretse narwaye kandi nabwo Imana yankiza. None se ugira ngo umuntu yakira indwara atarwaye? Nukuri. Ubusuru kumva abana bawe nibabibona cyangwa se bakabona inkweto, urumva haramira gute? Umva
bo sinzi ukuntu barabifata, barishimira ko bagiye kurya, barishimira ko bagiye kwambara, barishima gute? ese wari ufite ibyo kurya kuri uyu munsi? Oya, ntabyo. Ntabyo kurya wari ufite? Ntabyo kurya nari mfite. ese wari uraburara bikemera ukajya mu buriri ukaryama? Njyewe si hari n'igihe nywa amazi nkaryama, ariko dushimira Imana ariko gakandya mu nda. Twereze Imana icyubahiro ko yagabuye. Imana y'amahoro yatanze umuceri, Imana y'amahoro yatanze agahungu, Imana y'amahoro ntako itabigenje. Yaduhaye n'amavuta arata yo kurya yo kwisiga, kandi yanakwambitse na bazi. Ntabwo ari igipande kimwe cyangwa igipande bibiri, ni ibipande bitatu bya bazi. Imana ishimwe. Ubu narindwaye rwose, no mu byo narindwaye inzara irimo, inzoka zari ziri kumparura zabuze icyo kurya mu nda, zikamparura mu mutima, zikamparura hose, ariko Imana ishimwe. Ubu ngubu ugize ibyiringiro ko zitarongera cyane. Ni akahe karirimbo wabaririmbira se kugira ngo bumve ko unezerewe, kagufashije muri aka kanya? Mumfashe turirimbe ka karimbo kavuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru nimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo, umugisha wo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru nimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Ntabwo nizi neza, ntabwo ndayifata. Nubwo nta nakanduza, ubwo ntako nyine gusa. Kandi kwibuka nakanyura. Gatekereze wumve. Ese ko ibyina washobora kubyinira Imana kandi utariye? Ndarwaye. Uzatubyinira ubutaha? Ndarwaye, nzababyinira ubutaha. Ntacyo n'agakorasi uzakaturirimbira ubutaha. Hanyuma ngaho shimira umuntu wagutekerejeho. Wantekerejeho ndamushimye bitagira uko bisa. Wantekerejeho nanjye ntabwo muzi. Ndamushimye rwose, ubutambitse n'umuhagaritse. Yego. Kandi n'Imana yavuze ko antekerezaho, nayo ndayishimiye. Yego. Imana nihabwe icyubahiro, nawe rwose ahari hose atuze, yicara atuje rwose. Ubu nanjye ndishimye, nta ibyishimo byansaza. Ni ukuvuga ngo niba nta n'akazi afite, Imana imuha akazi. Imana imuha akazi, Imana imuremere nawe igitangaza nk'iki kuremere. Yego yego. Imana ibaha umugisha, turabashimiye. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi buri muntu wese wakomeza kugira igitekerezo, ni ukuri ni karibu. Uko Imana izagushoboza cyangwa se Imana ikugejeje, wibutse nawe ubuzima wanyuzemo, ukibuka nawe uhagaze uyu munsi. Gukorera umugisha biracyakomeje, ntabwo turasoza. Gukora umugisha biracyakomeje, ni karibu dukomeze dukorera umugisha. Nawe hari Imana izakurengera, nawe hari aho uzaca bikomeye ukayibutsa imirimo Imana yakoze. Rata dushaka imirimo tuzibutsa Imana mu byago n'amakuba, dushaka imirimo tuzibutsa Imana mu ntambara, dushaka imirimo tuzibutsa Imana byaducanze. Ndabashimiye rero, mukomeze kudushyigikira. Share, subscribe na comment. Nanjye subscribe ntago nari nzi ko yivuga, ariko narabimenye. Hanyuma mukomeze mudushigikire. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dusoze dusenga kubw'ibyo Imana yakoze. Ariko hari indirimbo nari nateguye iyo kuzashimira Imana. Kuvuga ngo n'ubu ngubu ugiye kwishimira neza ahubwo wabonye n'ibyo kurya. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Bavuze kakiza abarwayi, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo.
impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. bavuze kamenya bakene uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Baramuvuze ko yambika abantu uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. inkuru ni impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. inkuru ni impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. bavuze ko akiza ibibazo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Imana iguha umugisha. Uko Yesu bamuvuze nawe niko wamubonye. Birashoboka ko wari usanzwe wumva ko akiza inzara se? rwose ntaramenya gusenga, ntaraje gusenga, niberaga mbese ubwo nta natekerezaga n'Imana. Ariko ukumva ko bavuga akagaburo kebaza ntukagabura. none ndabibonye. Ariko Imana ishimwe, ndabibonye rwose, ndabibonye. Imana iguha umugisha rero. Yego. Kandi Imana ikomeze gutindeho, natwe ntabwo tuzagutererana, turi hafi yawe. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibashigikire. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye, uri umwami w'abamugira neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nanone turi imbere yawe turi kuri uyu musozi, nyemerera kubw'uri umwami w'abami wakoze imirimo n'ibitangaza, wagabuye uranatwambika, ukijije uburwayi bw'inzara, ibyo ndabigushimiye n'uhabwe icyubahiro. Ukorera igihe ushakiye kuko uri umwami w'abami. Ngaho uyu mubyeyi ukomeze umugirire neza kandi ukomeze kumurengera, ndetse dusengeye n'ababigizemo uruhare kugira ngo imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe nibure kuri bo. Komeze kubagura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri. Bagutabaje uzabatabare, aguhamagaye ngo umurengere n'umurengere. Uzibuke ko uyu munsi yagaburiye umuntu wari urwajwe n'inzara. Zibuke ko uyu munsi yambitse baze umuntu wari ufite ikibazo cyo kwambara. Zibuke ko uyu munsi yambitse abana kubera ko uri umwami w'abami. Urakoze ngaho ganza kandi utegeke na buri muntu wese utarabonye ubushobozi bwo gukora kuri iki gikorwa, nyemerera umuronkeshe kuko uri umwami w'abami. Igihe gikwiriye nawe niyagira icyo akora tuzagushima tuguhimbaze. None udafite akazi muremera akazi, ari abadukurikiye bose, ari uri mu buzima bw'amanegeka agira ibyo ukora ku buzima bwe, ari udukurikiye nta kazi akaba afite umutima w'urukundo n'umuremera akazi kubera ko uri umwami w'abami. Urakoze kubanye natwe ni mu izina rya Yesu. Amen.